hari icyo ubonye yes yitonze rwose Marco amasezerano ntiyahinduka amasezerano abari hano nababwira iki dukomere Imana yacu amashi menshi cyane Imana ibaheze umugisha arakoze cyane Marco mumpeze izo mpapuro mumpeze muheze bare na marene mikrofone erekere hano ukuri ya mwarimu bataragira ikindi bakora reka banze mbaze Marco ndaruhuye ndakubaza nurangiza uravuga uti ndabyemeye kandi nimba atari byo ufite uburenganzira bwo guhakana Marco ndakubaza ngo wewe wemeye uyu mukobwa Console ko kubera umugore uwo muzabana kurushaho kurushako rwiza no kubana kwera ko basezeranye imbere y'Imana n'imbere y'abahamya benshi uzamukunda uzamusengera uzabana nawe uzamwihanganira mu ntege nke yaba ari muzima cyangwa arwaye akomeye cyangwa se adakomeye kuzageza ubwo Yesu Kristo azaza kujana itorero nimba ari byo uravuga ngo ndabyemeye ndabyemeye reka mbaze umutoni Console ndakubaza wewe wemeye uyu musore ndaruhuye Marco ko akubera umugabo w'isezerano uwo wemeye kubana nawe mbere y'abahamya bangana gutya n'abakozi b'Imana ko uzamwubaha uzamukunda uzamucira bugufi kandi uzamwubahisha muri byose kuzageza ari muzima cyangwa arwaye akomeye cyangwa adakomeye kuzageza Yesu aje gutwara itorero cyangwa urupfu rukaza nimba ari yego uravuga ngo ndabyemeye kandi nimba atari yego ufite uburenganzira bwo kubihakana ndabyemeye warabyemeye uru ruhande niko rwankurikiranye cyane urw'inyuma yanjye nimba ari uko bari inyuma simbizi reka mu mpeze ziriya mpeta impeta abantu baza bazisengera sinavuga ngo baza bakora amakosa ariko n'umwambaro nk'izindi zose urupeta rukuru ruba mu mutima utarwambitse umugore wiwe babana karamata uwamwambitse nyinshi zimwe z'inzahabu batandukana uwo munsi uwabwiye undi mbere ngo aramukunda natora urupeta arumwambike mumuheze mikoro Marco uravuga amagambo ari ku mutima wawe ntabwo ndi bukubwire ngo uvuga aya ngaya nimba uririmba ndabizi ko umuririmbyi mwiza cyangwa nimba usenga uko umutima ukubwira ariko bigenda arankunda kandi anyitayeho sikundi yewe ndamubona ntabwo ari byo numva
Ubarikiwe sana. Mariko, ubarikiwe sana. Imana iguhe umugisha papa. Nawe uravuga ikiri ku mutima wawe mama. Vuga ijambo riri ku mutima wawe. Yewe Mutoni wambitse impeta nk'urugo. Zamurijwe. Mugariya ko muramwumva? Zamurijwe. azamure Wambitse impeta nk'urugo nagukunze. Nzagukunda, nzakubahisha, nzagukundira abawe bose. Imana izabimfashe. Imana izabimfashe. Imana igweze umugisha. Mutoni, Imana izabigufashemo. Ndaruhuye. Urasoma uzamuye ikiganza cyawe. Iyo nyandiko ikiganza cy'iburyo. Bagufashe mikoro banza ucishemo amaso. Witonze. Some nurangiza. njyewe Maka Ndaruhuye nemeye Mutoni Konsole ngo ambere umugore kandi imbere y'Imana n'abahamya nsezeranye ko nzamubera umugabo umwizerwa n'umunyakuri. Amen. Amen. Imana igweze umugisha. Yewe Mutoni Konsole nemeye Ndaruhuye Mariko ngo umbere umugabo imbere y'Imana abahamya nsezeranye nzamubera umugore w'umwizerwa n'umunyakuri. Imana izabifashe. Amen. Imana igweze umugisha. Murakoze cyane. Make ndetse na Konsona wabagaragiye muraza gutera intambwe zuje ubwuzu n'ubwuzuzanye.
muranyemerera mutera intambwe musubira mu byicaro. Uyu mugabo nazahareruye ebyiri gusa tugende. Abandi mushike mu myanya tugende. Haleluya ebyiri wasabye. Haleluya, haleluya. Amen. Semeni ya mutima wanjye urishimye. Twagiye. Haleluya. Amen. Amashimwe ni muri za haleluya kuko nzavuga ibindi nyuma. Amen. Nibyo nkunda muza mureka icyo umuntu akunda agikore. Amen. Haleluya. Munakira mwese. Asifiwe Yesu. Haleluya. Murakoze cyane. Niba bampera amashyi tubashimire dushima n'Imana ibahaye uwo mwanya mwiza. Muranyemerera abo dusangiye ibirori, mwe dusangiye isano y'amaraso, isano idasaza. Ndavuga bagendanye na Mark ndetse na Konso, barumuna be n'abashiki be. Amakuru avuye mu iperereza ryabaye musingo mwiriranwa, ariko ntimwibutse kuramukanya. Ngahe buri wese naramutse uwo bagendanye, nturamutse uwo mutiriranwa, uwo mwiriranwa ari uramutse. Ndavuga abasore n'abakobwa, umubwire ati burya twagendanye ariko sinibutse kukuramutse. Nabo baraha gusa nta wundi kare yuva mu ntebe. Kurangiza ndababwira ko tugenda. Mwagendanye ukuboko umubwire ati nibi dushoboye kugira ngo tugushigikire mu birori byawe. Fata mugenzi wawe ukuboko, batatu mujye muri kiriya cyerekezo, abandi batatu mujye hano. Amen. Maze ngundire pare ugenda umuhoberere marene, umubwire ati warakoze kwemera ko dushigikira abana, warakoze cyane mare. Mufata ukuboko muze